bija bimbabaza bikanantangaza cyane nkanabyibazaho kandi uko mbabwiye n'ukuri benshi hano turaziranye nza nibaza ku mpinduka z'inshusho z'abakristo zigenda zibaho mu bihe bitandukanye kibaza ico baba bari barashimye kibaza n'ico babagaye cyo bakura ku Mana kibaza ico bari baramenye cabateye ububyutse kibaza n'ico baregerese cabakuye mu bubyutse kibaza ibyago n'amakuba bo barahuye nabyo biruta iby'abandi ngasanga ntabyo kibaza ku nshusho zitandukanye abantu baza bagenda bagaragaza ubuzima ku bundi umutima ukambira ngo kudasobanukirwa ibyo urimo ubuhuye n'ikibazo gikomeye uzugenda urugendo rugushaririye uzuba mu gakiza kakuvunye nico gituma satani yaturungurutse akamenya bene abo satani atinya hano cyane uzuza mu materaniro agasigara hariya yabanditseho Matayo aravuga ngo umubivyi ngo yasohokanye imbuto ngo agiye kuzibiba ngo ariko zimwe zihanutse ngo zigwa mu nyoni mu nzira y'inyoni hadatwikiriye nkaha kubuderure nkuko abantu batasobanukiwe ibintu batabigize ibyabo batabitinzeho baza bashakira Imana mu ndirimbo bakayishakira mu nyigisho bakayishakira mu mpano Imana ni ikintu cihariye gitanga ibyo byose kubo yabigeneye ni uzo utanga ibyo ariko ibyo sibyo bimumenyekanisha niwe wabihaye abantu ariko Imana ni Imana buriya nubwo tutohaguruka ngo tubwirize isi ifite ubwenge bwinshi yobwiriza abantu bagakizwa kuko ni Imana ishobora byose Matayo aravuga ngo iryo jambo ngo rigwa mu nzira ritorwa ngo n'inyoni rirashira izo ngo ni kategori z'abakristo bamwe muri iki gihe bahora babwirwa amagambo y'Imana ariko ayo magambo ntahagarare mu mitima na gato bagisohoka hariya inyoni zirabategereje ijambo zikaritora bimwe mu bimenyetso bya bene abo bantu kibaza bakuru kandi ntibagira ico batinya kibatinya Imana n'abantu kibaza bahinduka baza bagumuko bakazagaragazwa no gukura basubira inyuma kuko ico twita imbuto z'umwuka ni imbuto zimera ku giti cy'umwuka kiba mu muntu iyo umuntu atuzuye uwo mwuka nta mbuto nimwe y'umwuka yera kuko iyo mbuto nta handi yokurira ikurira ku mwuka kuwa wakiriye ni ukuvuga ngo ibitera ifumbire umwuka w'Imana muri twe nuko umuntu arya agahaga kandi ibyo kurya byacu nukurya ijambo ry'Imana muri twebwe arandika aravuga Matayo ngo bamwe ngo bameze nkuko kumubivyi wahanuriye imbuto mu nzira inyoni ngo zikazitoratora rigashira bakaguma uko bameze abakabiri aravuga ngo rihanukira kurwara kwibuye umutima utazusenga umutima utazawicuza umutima utazurizwa n'Imana umutima utagira toba umutima utazuca bugufi aravuga ngo bene uwo mutima ubw'ijambo rigezemwo ijambo ry'Imana ngo rigezemwo ngo ntiriza rikura ntiriza ribona aho rishinga imizi ngo rizaryuma rigashira nzandeba mu makanisa aho tuba n'ahandi tutaba aho umuntu ageze ugasanga umuntu azahera mu kwezi kwa mbere akagera mu kundi kwa mbere mu materaniro atarishimye aravuga ngo iza gatatu ngo zigwa mu mahwa musobanuzi yaravuze ngo zigwa ngo mu bakristo bagira inshuti mbi ziza zibaganiriza ibibi ngo niyo mahwa azaniga ijambo ry'Imana ngo ntirikure mwasoka aho kukubwira ibikunezeza akakubwira iby'ubusambanyi akakubwira prono akakubwira ubwibyi akakubwira amafuti umunezero wari ufite amahwa kariniga rigashira aravuga ngo bene amahwa ngo azaniga ijambo rigashira ngo ni ibiganiro bibi haleluya nico gituma abanyabwenge bavuga ngo nugira inshuti mbi uzaba mubi mbwira inshuti yawe kubwira buriho kandi ngo muri abana bisumba byose nubwo ngo muzapfa nk'abantu uze kuhasoma ni jewe Imana wavuze ngo mwese muri Imana kandi ngo muri abana bisumba byose Imana umunsi umwe yaraje yegera Kayini ishaka kumumenyesha uburenganzira n'imbaraga yashize mu mwana w'umuntu iramubwira ngo Kayi ndimo kukwitegereza
kabone icyaha ko kiri tugatugira ku mutima wawe, ariko ni ibyawe kugira ngo ugitegeke, kandi nukora ibyiza uzemerwa. Haleluya! Kumenya ibyo ni igitangaza kinini cyane, gusobanukirwa ibyo. Kumenya ibyo byonyine gusa ni igitangaza kinanira, ariko kutamenya ibyo ni uguhumirwa, ugapfa, ugenda waravunitse, warashengaguritse, kandi ukarushwa n'ibitari bigikwiye kukurushwa. Oyaye, gusenga si ukwamiriza. Oyaye, gusenga si ukuvuga ku ndimi. Oyaye, simbirwanyije. Gusenga ni ukubwira icyo uhasengera amakuru y'ukuri. Uri muzima ukanuye uhaye ureba, ni ukubwira icyo uhaye ubwira amakuru y'ukuri. Nimba ari Satani yaguteye, uzi uyibwira amakuru y'ukuri yanditse muri Bibiliya, amakuru wamenye ko ari ukuri. Imbaraga z'agakiza, gutinda mu gakiza, kuba mu gakiza, kutanyeganyega mu gakiza, kudahinduka mu gakiza, ni ugusobanukirwa ibintu bamo. Ni ukuba wumva ibi bintu. Asuguhuruduka, sugusirimba cyane, sugusimba, haleluya, ni byiza birakabaho. Gushangiriya iyo Mana yacu ifite icyo yakoze, tutayinejeje muri ibyo ntacyo tuba dukoze. Ariko before that, mbere y'ibyo, ni ugusobanukirwa icyo duhe dukora. Erega twonamenya neza tugasobanukirwa, hari n'ibyo koreka tutarasenga, kuko c'est notre droit, n'uburenganzira bwacu. Hari n'ibyo twica ngo ko turiyiririza ibyo twahawe, tukaguma kubwira Imana ngo duhe ibyo waduhaye. Kutamenya. Haleluya! Zaburi 119 murongo wa 57. Uwiteka niwe mugabane wanje, navuze yuko nzitondera amagambo yawe. Nzaja ngushakisha umutima wose, kundebana urukundo. Mbabarire kuko ijambo ryawe ryasezeranije. Amen. Turangirize muri ico gitabo Zaburi 139. Murongo wa 6. 139 murongo wa 6. Kumenya ibikomeye bityo ni igitangaza kinanira, kuransumba simbasha kukugeraho. Amen. Rakoze uvuye kutwakira, Imana imuhe umugisha. Barakoze n'abayobozi b'itorero muri rusange, kuko ibyo twakomeje kuvugana twabivuganye neza, kandi hashimwe Imana twese yabidushoboje, tukaba tugeze kuri uyu munsi byose byakunze. Imana ihimbazwe. Nitwa Bideri Felix, niyo mazina yanje, tuye mu Rwanda i Kigali. Ndino i Nairobi kuvejo ku mugoroba kubw'impamvu zibiri. Impamvu ya mbere ni yivuga butumwa izatinda hano rikagira ibyumweru 2, ariko mpafite n'indi mpamvu y'urubanza rw'ubukwe bw'umwana uzaba kuwa 6. Nabwo tububatumiyemo, abakristo bazabona umwanya muzatube hafi. Ndagira ngo tuganire amagambo y'Imana, kandi
Imana iraza kudufasha tubibanemwo neza. Ico turi buganire, turaganira ku magambo avuga ngo gusobanukirwa n'izo mbaraga z'agakiza. Nico turi buganireho. Agakiza tubamo kavugwa na benshi kandi bakakavuga mu buryo butandukanye, ariko bose bakavuga Imana imwe. Ni Imana nziza, ni Imana nini yakoze byinshi, uwo haguruka wese ntiyobura ico ayivugaho. Ariko kugeza kuri uyu munsi tituyumva kimwe, tituyizera kimwe, tituyubaha kimwe, tituyishaka kimwe. Iki ni ikibazo abantu bakagombye kugendana cyane bibaza. Iyi Mana dukunda, iyi Mana dushaka, ariko duhora tujaho impaka, tutemeranyaho ku mirimo yayo, ku mikorere yayo, ku nshusho yayo. Nta kindi biturukaho, biraturuka ku bintu byinshi bigomba kuzuzanya kugira ngo abahamagawe n'Imana koko bambara inshusho imwe, batera intambwe imwe, kuko naho bahe bajani hamwe. Hari igitondo kimwe Bibiliya izivuga kizaba ari igitondo gihebuje, kizaba ari igitondo abera bose bazicarana n'Imana yabo. Buriya turi mu bihugu bitandukanye ariko twahagurukiye rimwe. Abagize imyaka myinshi ndetse bapfuye basinziririye ku mariri yabo y'amahoro bishingiye ku mirimo bakoze, abakiri muri ubu buzima n'abataravuka bazizera. Urugendo twese twararutangiye, ni mu mugambi w'Imana, ariko ruzarangirira umunsi umwe, kuko ruhaye ruva hamwe kandi rukaja hamwe. Ico tuzagenda dutandukanaho, tuzagenda dutandukana ku bigeragezo ducamwo, tugende dutandukana no ku migisha itandukanye tubonera muri uru rugenzi, tugende dutandukana no ku ntambara zitandukanye tubonera muri uru rugenzi. Ariko ikiruta byose, imbaraga z'uru rugendo, imbaraga z'akagakiza, ni ugusobanukirwa. Haleluya. Nizo mbaraga zo kumenya ibintu no gusobanukirwa. Abantu benshi babyita amazina kandi babishakira ahatandukanye. Imbaraga zihabwa intwari mu kwizera, abantu bakibwira ko ziva mu gusenga, abandi bakibwira ko ziva mu kuririmba no mu zindi mpano zitandukanye, ariko ntabwo ari byo. Sinemeranya nabo, kuko umuntu yoririmba n'ubujiji, umuntu yosenga n'ubujiji, umuntu yohanura n'ubujiji, umuntu yobwirizanya ubujiji. Ibyo bishobora kuba ku bana b'abantu, ariko imbaraga z'agakiza, imbaraga z'intwari mu kwizera, ni ugusobanukirwa ibyo bakora. Bwana asifiwe. Bakamenya uko bikorwa kandi bakabikora neza. Abantu benshi mwaciye mu masomo, abitwa abanyabwenge muri ibyo bintu byigwa ku mashuri, si abantu bazinduka cyane
si abantu bicara ku ntebe y'imbere, si abantu begeranye na mwarimu muri quartier. Oyayi, ni abantu bazi gusobanukirwa ibyayo masomo atangwa n'abarimu, batitaye aho bicara, batitaye uko bimeze, bapfa kuba bazi gusobanukirwa ibyo bigishwa. Abo bazabagera kure bagatsinda n'ibizamini kandi bakagera no ku ntego zabajanye ku masomo. Agakiza kavunya abantu kandi karuhije abantu, ariko sinibwira ko ariko byakagombye kumera. Ntabwo Imana yaduhereza umuruho, ntibishoboka. Imana ntiyo duha agakiza ko kuturusha, Imana ntiyo duhereza undi umusaraba Yesu yarawikoreye. Imana ntiyo duhereza umurimo wo kuturaza ku ijoro cyane, ntabwo ari byo, kuko umugambi w'ijuru, umugambi w'Imana nuko abari ku isi baruhuka. Imbaraga z'agakiza nukuza kuruhura abantu. Haleluya. Abantu rero bararushe cyane, bafite imiruho, bafite imitwaro myinshi, babeshera agakiza, bagereka ku gakiza, bavuga ko baruhijwe n'iby'agakiza, ariko ntabwo ari byo. Ntabwo twahawe agakiza ko kuturusha. Muririmbyi umwe yaririmbye neza, aririmba nk'uwasobanukiwe, ndetse we aravuga ngo agakiza twasigiwe ngo ndetse nako ni pasiporo y'ijuru. Mu gakiza tugomba kuruhuka. Impamvu agakiza karusha abantu ni ukudasobanukirwa iby'aka gakiza. Ntabwo turi mu gakiza ngo dufashe Imana, ntabwo turi mu gakiza ngo dufashe Yesu gucungura, ntabwo turi mu gakiza ngo duhindure amateka y'isi, ntabwo turi mu gakiza k'imvune n'umuruho munini cyane. Oyayi, umugambi w'Imana nuko umwana w'umuntu ahinduka, akaruhuka, agasobanukirwa, akamenya imitwaro yamukuweho, akagenda yemye. Bwana asifiwe. Iyo umuntu amenya ibyo, iyo umuntu ahishuriwe ibyo, ahabwa imbaraga zo gukunda Imana kandi akarutisha Imana ibindi byose. Buriya hari ibintu byinshi byaruhije abantu batarakizwa, ariko ngo bamare no gukizwa baraguma bararuha. Ntabwo ari byo. Ibyo twita ngo ni umuruho tugendana mu gakiza, ntagihari mu gakiza gikwiye kurusha abizera, kubera kuko ibisa n'ibiremereye kubizera, ibyo byose bifite umuti ubibaruhura bakibirimwo. Bafite imbaraga zibibakiza bakibihagazemo, kuko byose byarateganijwe mu ijambo ry'Imana. Bwana asifiwe. Uzugenda wemye kandi ugenda n'amahoro menshi. Ibyo turirimba, ibyo dusenga, ibyo tuvuga, n'ibyo twakagombye kubamwo ndetse tugasa nabyo, bikaduhesha amahoro. Indirimbo mwirirwa muririmba ni indirimbo nziza cyane, zuzuye amagambo umuntu wari we wese yategera, akabyumva kandi akaruhuka. Ni nyinshi. Abahimbyi buzuye umwuka wera w'Imana bahimbye indirimbo zikangurira imitima kuruhuka.
ariko kimwe mu biruhura abantu ni ugusobanukirwa. Imbaraga z'agakiza ni ugusobanukirwa. Iyo umuntu adasobanukiwe, haleluya, haleluya, biravunana kandi birarusha. Ndabashishikariza ko tuza kubana mu mwuka wo gusobanukirwa. Umuntu kuba mu Mana, kuba mu gakiza adasobanukiwe iby'Imana, azamera nko kuba mu modoka imutwaye kandi yikoreye, ntarambike ibyo yikoreye ngo imodoka imutwarane n'imitwaro yiwe, akikorera imitwaro, imodoka nawe ikamwikorera, ariko akaguma akaruha. Muririmbyi umwe yabivuze neza ngo aje anikorera akanikorerana n'imitwaro yanje. Agakiza tubamwo kataturuhuye ntabwo kabara agakiza. Imbaraga n'intego z'agakiza nuko turuhuka. Cyo nicyo turi buganire n'iryo jambo. Turaganira kuko imbaraga z'agakiza ari ugusobanukirwa, no kumenya ibintu n'ibindi, ukagenda wemye, ukaruhuka kandi ukagubwa neza. Hari ibintu abantu mu ndimi zacu tuburira inyito, kandi akanwa kacu kararema kagahamagara ibintu imisaraba, n'izindi ngorane. Impamvu mbabwira ko mu gakiza hataba umuruho nuko ibisa n'umuruho kubizera nibyo byishimo by'urugendo tunyuramo. Haleluya. Umunsi umwe ngo ba Petero nyuma yo kuzamurwa ngo kwa Yesu bamaze kuzura umwuka wera, biranditse mu gice cya 5 mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, abatambyi ngo barabafata barabafunga, ngo barababwira ngo ntibyumvikana, murimwo abantu batize, murimwo abari abahinzi, murimwo abari abarobyi, murimwo abantu baciriritse, murimo murakoreshwa ibintu bikomeye n'Imana, nta mateka akomeye, simwe mwari mubikwiriye. Twebwe abatambyi, abanditsi, abafarisayo, abaza amateka y'ibintu n'ibindi, nitwe duhagarariye ijuru mu matorero, mu madini n'ahandi. Ibyo tudakoreshwa mwabikoreshwa muti? Ko tuzi byinshi mutazi, kandi kwibyo ari byo twasigiwe. Bibiliya iravuga ngo barabafata barabafunga kandi ngo barabakubita. Umwuka w'Imana ngo abakuye mu nzu y'imbohe, abategeka ngo kuja kare mu museso, ngo guhagarara mu rusengero no kubwiriza. Baragenda ngo babibwira abatambyi, baraza ngo barongera ngo barabafata, arabajana babashira ngo mu nteko y'abakomeye, ngo barababwira ngo hari ico twenda kubabaza. Ese ni bwenge ki cyangwa n'imbaraga kimukoresha zibahesha gukora ngo ibitangaza n'ibimenyetso? Nubu ico ni ikibazo abantu bagenda naco kwibaza, ukuntu imbaraga z'Imana zikora ibintu biri hejuru cyane. Bibiliya iravuga ngo barongera bariheza, ngo baje inama ku ruhande, ngo bemeranya aya magambo. Baravuga ngo intumwa ibyo ngo zirimo zikora ibitangaza n'ibimenyetso, birimo ngo no gukiza umuntu mukuru ushobora ngo kubihamya akabyivugira. Baravuga ngo ibisi ibitangaza byozibangatanywa ngo bicecekeshwe mu bantu, ariko ngo baravuga ngo tubafate, tubakubite, tubakangishe, tubategeke kutazongera kugira ico bakora muri iri zina, kuko tumaze kumenya ko iri zina rya Yesu ari ryo bakoresha. Bibiliya iravuga ngo ibyo barabikora, barangije ngo barabarekura,
ijambo ry'Imana rikavuga ngo intumwa zimaze kugenda ngo zigeze mu nzira ngo baraganira bonyine ubwabo. Ngo baravuga ngo mu byatubayeho byose ngo ikitunejeje kuruta ibindi ngo nuko ngo tugizeho bimwe dushoboye kutubabaza ngo tuzira izina rya Yesu. Nuko hari contribution, hari icyo dutanze kiduteye kubabara no gukubitwa ngo tuzira izina rya Yesu. Niba umuntu azamutse mu myumvire akagera kuri urwo rwego, agakiza kamuhindukira amahoro. Gusonza ntibibuza amahoro, gukena ntibibuza amahoro, icubahiro cinshi ntikibuza amahoro, kutakigira ntibibuza amahoro. Ikibuza amahoro ni kimwe gusa, ni ukudasobanukirwa iby'akagakiza. Ico ngicyo nico nshaka ko arico tuza kuganiraho. Bibiliya twasomye muri iyi Zaburi 119 kuri uyu murongo, nashatse kuko tumenya ubu burenganzira bwiza duherwa mu gakiza twebwe nk'abizera, tukamenya uyu mugabane duherwa muri Yesu. Bibiliya yavuze ngo Uwiteka ngo niwe mugabane wanje. Ako niko nshaka ko tuvugaho, nyuma ndaza kwicara. Buriya dufite uburenganzira bwinshi muri Kristo Yesu tutigeze dusobanukirwa. Umwanditsi umwe yaranditse aravuga, Helen White yaravuze ngo kudasobanukirwa ngo uzuririra ngo ico gushekeje, ngo ukagereranwa n'umuntu wicaye iruhande rw'ibyo kurya bihiye ngo atagira amaboko, ngo kuko azaguma gusaba icyo afite, ngo akazarira icyo afite. Aza gutanga urugero rw'umubyeyi umwe wari warabyaye ngo abana babiri, umwe ngo abikirara aragenda, undi ngo abumugwa neza asigarana na se, ngo akomeza gukorera se imirimo myinshi. Uwikirara ngo aragenda akora ibyo yakoze murabizi, ariko ngo abirangije aragaruka, ngo agitunguka se ngo amubonye amugirira imbabazi, aramwitegereza ngo amugirira imbabazi, ngo ategeka kuko babaga ibibyibushe kandi ngo bakamuzimana bakamwambura ubushwambagara, bamukorera ngo ibirori bikomeye. Ariko ngo mwene se iyo yiriwe mu mirimo ya se, agarutse ngo yumva ibirori, ngo yegera abagaragu ngo arababaza ngo se ibyo birori ngo mpaye numva byabaye aha kwa data ngo ni ibyiki? Baramubwira ngo murumuna wawe wari warabuze ngo yari yaragiye, yagarutse ngo se yamutekeshereje. Mwumva ukuntu Imana izitugirira imbabazi. Turi babi, twaragiye twaratoromye. Hari umusore umwe uri mu kubiririmba ngo aranitegereza ngo urukundo ruramusaga, ngo aravuga ngo baho. Imana izitwitegereza tutari beza ariko ikatugirira imbabazi. Bwana asifiwe. Aravuga ngo nje wasigaye nkora ibihe byose. Data ngo akaba atarankorera ikintu na gito, agikoreye ikirara. Muri rinzi umwe yaravuze ngo yasize intama 99. Haroze ushaka icyo afite, aragenda ngo aje gushaka imwe yazimiye. Yari kwaririmba abanyamahanga, Yesu yaje gushaka ku munota wa nyuma. Turi torero ryo mu gihe cy'imperuka ryatangiranye na Pentecost. Bwana asifiwe. Uriya musobanuzi w'iri jambo aravuga ngo ikiza kimubabaza ngo n'uyu mwana wasigaye mu rugo rwa se ngo ariko atagira gusobanukirwa ngo no kumenya uburenganzira bwiwe. Ise ngo yaramwegereye ngo aramubwira ngo se niki kikubabaje? Aramubwira ati njewe nta birori urankorera. Aramubwira ati yo urambabaje mwana wanje, ibi nakuye mu iki kimasa kimwe byose ni ibyawe. Ibi nakuye mwaka kamasa kamwe ni ibyawe. Iyi myambaro namwambitseho yose ni iyawe. Burya tubana utazi ko ibyuzuye uru rugo ari ibyawe.
Bibiliya iravuga ngo Yakobo yaranditse ngo muze musenga, muze musaba ngo budasiba. Bisobanura ngo iri ni ijambo ngo ry'urukundo rw'Imana. Imana ngo kuko yagennye ibisubizo biruta ibibazo by'abantu, nico cyatumye itanga itegeko ngo muze musaba budasiba. Imana ibisubizo bya saa moya, ifite ibisubizo bya saa mbiri, ifite ibya saa tatu, ifite ibya saa yine, ifite ibya saa 12, ifite ibisubizo byo mu kwezi kwa mbere no kwa kabiri no kwa gatatu kugera mu 12. Ihumekera umugaragu wayo aravuga ngo bwira abantu ngo mubibaho byose muze mushima. Wowe andika ngo musenga ubudasiba. Imana ntiyotuheza ihuduma yo gusenga kutagira ibisubizo. Imana ifite ibisubizo by'isaha n'idakika zo gusenga kw'abantu. Bibiliya izigenda igaragaza aho abantu bahera n'aho abantu bagarukira, ariko ikerekana ko Imana itagira aho ihera n'aho igarukira, kuko Bibiliya ntiyita Imana ya kera cyangwa ngo izi yita ngo yahozeho. Ni ukuvuga ngo ibihe bitarabaho yari iriho, itangiriro ritaraba yahozeho, izahoraho. Haleluya! Nico gituma Bibiliya Dawidi avuga ngo uyu Uwiteka, iyi Mana, uyu niwe mugabane waje. Bwana sifiwe. Ni umugabane utazusigana mu bihugu. Migabane y'abadata na amasambu n'inka n'ibindi, n'abafite amazu baza bayabaraga, ariko ntibizabyambuka imipaka byinshi muri byo. Bizabitwarwa n'inzuzi, bizabitwarwa n'ibihuha by'umuyaga, bizabitwarwa nibiza, bizabinyagwa n'abandi, abibyi baza babitwara. Iyo ni imigabane y'abantu, aho niho abantu bahera kandi aho niho bagarukira. Ariko Dawidi kubwo gusobanukirwa aravuga ngo Uwiteka Imana ya Isiraheli niwe mugabane waje. Ngo nico gituma zaje ningingira umutima wanje kubaha amategeko yawe. Bwana sifiwe. Yaravuze ngo nta yindi ntambara nsigaranye, ngo niyo kwinginga umutima wanje ngo uze wubaha ibyo Uwiteka yahamije gusa. Imirima myinshi izifuba, izirumba, amatungo menshi azapfusha n'ibindi byinshi bizabishira, ariko guhinga muri Yesu. Bwana sifiwe. Iri ni ijambo Imana yabwiye Mose agize ubwoba, aregera Imana arayibwira ngo ese wa Mana we nzabwira abantu ngo ninde wantumye ko duhe tuvugana nkumva ijwi. Imana ishaka kumwereka gukomera kwayo n'umugisha wayo, iramubwira ngo uzababwire ngo ndi Uwiteka Imana ishobora byose, ndi Imana ya Isiraheli, kandi uzababwire ngo ndiho. Nari niteguye ndi Imana kuzababera byose kandi igihe cyose. Abantu tuzatwitiranya kubera kutamenya, kandi ayo ni amateste tuza tugenda dukora umunsi ku munsi. Mbere yuko umuntu agira icyo akena azatekereza abo kimukenura. Imana iziza ku mwanya wa 10 cyangwa wa 15 cyangwa ikaza ku wa mbere. Ubukene bwaratangiye kundi wa mbere. Umuntu azaburara mu gitondo, Imana ikaza nyuma ya saa 6 yatangiye kubura ibyo kurya mu gitondo. Imana si inshuti yawe, Imana niyo kwagukira wabuze ukugira. Wose umugabane wawe ni inshuti y'inshuti. Nyuma y'inshuti zawe zitanu 10-15 uzubona kwibuka ko nayo yoza ni inshuti, ariko si inshuti yawe ya bugufi. Wonti yo kubera umugabane, ariko yo kubera umwunganizi gusa, kuko ari Imana y'urukundo. Iyo umuntu asobanukiwe ibyo, Dawidi yabiririnze muri iyi Zaburi 136 aravuga ngo Mana narakumenye kandi menye ukuza untekereza, warandondoye uramenya iyo ndyamye nsinziriye uzumenya. Mwumva ikintu guhesha Dawidi amahoro: jewe ntabona aho nti controller, jewe nzi kuko uzumbona.
nataye ukuguru n'ukuboko nasamye, umubu n'inyenzi n'undi mwanda wose ushobora kunica, wewe uzumbona, uzundondora ukambona, naba nicaye niyegeranije ukambona, kandi ukambona imbere mu mara no mu mshiko no mu bitigu no mu mutima, uzumenya, uzundeba, uzundindira ibyo, uzurinda systeme z'imubiri wanje z'amaraso, uzukontorora energy, amanere, gusingirizanya kw'amaraso kuturemangingo kwanje imbere muri je, uzundondora ukamenya, ngahaguruka. Hey, hallelujah. Aravuga ngo nabampaye ngenda ngukamenya, kandi aravuga ngo ukanshiraho ukuboko. Bwana sifiwe. Umunsi umwe ngo abanyesiraheli bicaje Nehemiya, baramubaza ngo se niki cyagushoboje gusana ikiki? Ko twari tugize imyaka tuba mu matongo, ko twari tugize imyaka ibituro byarasenyutse, ko twari tugize imyaka duheturira, wewe Nehemiya niki kigushoboje gusana ikiki? Arababwira ngo nta kindi, ngo nukuboko kwiza kuwiteka kwari hejuru yaje, kiganza cyiza cy'Imana. Bwana sifiwe. Nta kindi ngo cyashoboje, nta bundi bwenge, ariko ngo ukuboko kwiza kw'Imana ngo kwabanye naje. Aravuga ngo uzushiraho ukuboko kandi ngo ukangota, dore uko Imana izigota abantu bayo. Hey, hallelujah. Ndanezerewe cyane. Imana iza yururusha umuco wuzuye itegeko ry'ijuru. Imana ntigira ubwoba. Terme ivuga ngo ni Dieu souverain, ni ukuvuga ngo ni Imana, ni umwami utegeka atikanga. Nico gituma itegeko ryiwe rihesha ibyaremwe byose kugira amatwi no kubaha icyo Imana yavuze. Inzuzi ntizirenga hazo, bugaca cagihe bukira cagihe, umuyaga ugacaho ugomba guca, amanywa akagenda uko azagenda, ijoro rikagenda uko rigenda. Stand Dieu souverain, ni umwami utikanga. Nico gituma uza wirakaza ukijinja ukigira ikintu ukagira ngo iranyeganyega. Oya, siko Imana iteye. Gukiranuka kw'Imana ni ukudahinduka mu byo yahamije mu ijambo ryayo gusa. Nico gituma ivuga ngo aho kuvuga ngo kamwe kavemo, ni ukuvuga ngo niki, niko gufata Imana ukayica urugingo rumwe. Guhinduka kw'ijambo ry'Imana ni ugucamwa akamana gatoya. Nico gituma nta caremwe cyose gitera Imana ubwoba bizotuma ihinduka kuco yavuze. Ni naco gukiranuka kw'Imana. Iyo Bibiri ivuga ngo gukiranuka kw'Imana kudahinduka, nuko itokwisubiramo gwifate Satani uyu munsi ngo imucire ubitamuciriye. Ico yavuze nico yavuze, kandi nico kizaba. Izitegeka iri mu ijuru ikavuga ngo ndakurinze, uko nuko nta kundi zigira. Izivuga ngo ndavuze ngo ndakurinze, itegeko ryayo niryo kubaho. Tibiyisabye kwikunguza, tibiyisabye kuvuga ibindi. Ni Imana ishobora byose, izitegekesha isi n'ijuru, itegeko ry'Imana ridakuka. Aravuga ngo azangota imbere ngo n'inyuma. Ariko kuri uyu murongo twasomye wa gatandatu aravuga ngo kumenya ibyo. Kumenya ibyo ni bangahe bazi ibyo? Aravuga ngo kumenya ibyo ngo ni igitangiza kinanira, jewe nto kwikorera. Ubwo bumenyi bwo kumenya Imana ku rwego ruduhesha uburenganzira muri Yesu budukwiriye, aravuga ngo ni bangahe babuzi. Kumenya ibyo ni igitangaza ngo kiremereye gifite ibiro, jewe nto kwikorera, kandi ngo kiransumba uburebure n'ubujepfo. Niko byanditse kuri uriya murongo wa gatandatu 139 kuri uriya murongo. Imbaraga rero z'agakiza mwabahungu mwe n'abakobwa, nimureke kuzishakira mu kubyina, nimureke kuzishakira mu bindi. Imbaraga z'agakiza nizishakirwe mu gusobanukirwa ibyagenwe n'ijambo ry'Imana. Hey, hallelujah. Bibiliya nisho gituma yavuze ngo jewe Uwiteka ngo niwe mugabane wanje. Kumenya ico, umunsi umwe Yesu yabwiye iryo jambo Marita, aramubwira bati Marita, ikikubabaje nikikuraje ku ijoro siko cyakagombye kumera.
urimo uraza gutonganya Mariya ngo yakuvunishije, urimo urateka we yicaye ku birenga ariko arumva impumeko y'Imana. Urimo uraza kubwira Mariya ngo Mariya wantereranye, aramubwira ngo ibyo wahisemwe bitunga umubiri ngo ni umugabane w'umwanya mutoya, turarya duhaga ariko ejo tuzasonza, ni umugabane ushira. Ariko aramubwira ngo aya magambo Mariya ngo yahisemwe yo kwicara ku birenge bya Yesu, aramubwira ngo ni umugabane udashira. Ni umugabane, ni umugisha ukomeye kumenya Yesu. Hey, hallelujah! Yesu ntazamenyekana muri blague. Yesu ntazamenyekana mu bintu bya ivivi. Kumenya Yesu biragoye, ariko n'icijuru ryatugeneye no kumumenya tukamwizera. Umunsi umwe abigishwa bariko bagendana na Yesu, bari baramenye ibyo abandi batamenye, bamenya kuko Yesu ari umuntu 100%, ariko ari n'Imana 100%. Bamubwiye amagambo abiri nkunda cyane, baramubwira ngo Yesu twigishe gusenga. Yesu twigishe gusenga. Bwana sifiwe. Wumve barasangiye, barararanye, baragendanye, ibitabo biravuga ngo handitswe bike, babonye ibitangaza, babonye ibimenyetso, ariko babona ntibihagije. Bajaga bagera ahantu bikabasiga. Umunsi umwe baramubwira bati Rabi twigishe gusenga. Musobanuzi w'iri jambo yaravuze ngo Imana ibarebye mu mutima ngo imenya kuko Yesu azazamuka ngo bazahinduka imfushi. Arabareba abona ngo umunsi azazamuka ngo bazahinduka imfushi, arabegera ngo arababwira ngo nimuzaza muja gusenga muze muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru. Abaremera ngo umubyeyi ngo kugira ngo bagendane ihumure iminsi yose. Muze mugendane ihumure, kumenya Yesu bidutera kuruhuka. Hey, hallelujah! Imbaraga z'agakiza ni ugusobanukirwa. Abantu barasenga badasobanukiwe, abantu bakaririmba badasobanukiwe, abantu bakigisha badasobanukiwe. Agakiza twagahinduye imvune. Oya, agakiza si imvune. Ntabwo Imana yaduhaye imitwaro. Iyo dusenze twariye Yesu azayumva, iyo dusenze twafunze Yesu azayumva, iyo dusenze twiyororoshe Yesu azayumva, iyo dusenze tugenda mu modoka Yesu azayumva. Yesu si kirusha. Yesu yatuzaniye agakiza katuruhura. Hey, hallelujah! Arababwira ngo nimuja gusenga dore ndagiye muze muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ibyo ushaka beho mu ijuru kuko bibaho mu isi, kandi uzoduhanga ibyacu bitutunga bya buri munsi. Imbaraga z'agakiza mbigarutseho no gusobanukirwa. Bibiliya muri Luka mu gice cya nyuma haravuga ngo Yesu abitegereje amaze kuzuka abona ngo ibyo bigishijwe barabyibagiwe, kandi abona ngo nibibaza abisi bafite n'abizera ngo barabifite. Bamwe ngo barimo baribaza batese uyu niwe cyangwa ni umuzimu. Akora ibintu byose bibereka ko ari we wazutse, ntibemera. Araruha bereka inkovu ntibemera, abereka izindi ntibemera, arya urufi ntibemera, abibutsa ibyanditswe ntibemera. Abona igihe Bibiliya iravuga ngo yabiyeretse inshuro 14, ariko ngo ntibashira amashaka. Arababwira ngo se mwabantu mwe ntimwibuke ibyari byaranditswe ku mwana w'umuntu. Bwana sifiwe. Ngiye kugenda mudasobanukiwe. Ibyari byanditswe kuko azapfa nyuma y'iminsi 3 akazuka. Abona ngo gushidikanya gukomeje kubaho. Bibiliya yavuze ngo ahumekera ubwenge bwawe ngo buhabwa kumenya ngo no gusobanukirwa. Mwene data, muntu ni uzumenya integeke z'imitekerereze yiwe. Jamva warasobanukirwa ibya Yesu. Uzawumva bimeze biti.
wasobanukiwe amakuru y'ijuru, wasobanukiwe imbaraga z'agakiza, agakiza kaje kukuruhura. Reka tuzamura amaboko tugerese gutyo. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo Aburahamu ibi yari yarabisobanukiwe, yagendanye n'Imana arasobanukirwa. Wibuke ikigeragezo gito Loti utarahamagawe, Loti utarigeze wumva ijwi rimuhamagara, agakurikirira mu mubiri, agakurikirira mu muvukano, akiyomeka ku mugaragu w'Imana, baragenda. Ariko ngo Bibiliya iravuga ngo Aburahamu yari yarasobanukiwe, ariko ngo bageze ahantu batangiye ngo kugirana ibyo batumvikanaho, ngo Aburahamu ngo aramubwira ngo twoye kugira ico dupfa, dutandukane. Iki gihugu ni kinini kandi ntigituwe. Urifuza kuja iburengerazuba cyangwa iburasirazuba? Urifuza kuja hehe? Igitabo kiravuga ngo Aburahamu yarazi ko Imana ari we mugabane wiwe, yarazi ngo kuko umugisha w'Imana uzagenda umukurikiranye, kuko ngo yari afite isezerano ry'Imana. Iyo usoma ijambo risobanura kiriya gitabo, riravuga ngo mu buryo bw'imirebere y'inyuma, aho Loti yitoye niho hasaga neza, cyari ikibaya ciza ngo kinetse kandi ngo kigaragara neza. Mu buryo bw'umubiri hasaga neza, ariko ntihari hariho isezerano ry'Imana. Bibiliya iravuga ngo Aburahamu aramubwira ngo ahitamo, ariko ngo Aburahamu ngo aramubwira ngo twoye kugira ico dupfa, twoye kugira ico dupfa. Ngo baratandukana, Loti aragenda, Aburahamu ngo azamutse imisozi, wa mugisha w'Imana uramukurikirana. Nusoma Zaburi 126 umurongo wa 23, haravuga ngo mu ndirimbo zikomeye Mose yaririmbye indirimbo ngo igaragaza imirimo 19 Imana yakoreye ngo Israel kuva mu Giputa. Ariko ngo agere kuri uyu murongo wa 23 araririmba ngo Imana ngo yaratwibutse ubwo ngo twari ducishijwe bugufi, ngo kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Ku murongo wa 4 w'ico gice haravuga ngo nimushime iyo Mana ikora ibitangaza yonyine, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Haleluya. Bimwe mu bitugaragariza kuba mu Mana umuntu atabisobanukiwe ni impamvu zibeshamwe abantu, ni impamvu zibakuramo. Bija bimbabaza bikanantangaza cyane, nkanabyibazaho, kandi uko mbabwiye n'ukuri benshi hano turaziranye. Nza nibaza ku mpinduka z'inshusho z'abakristo zigenda zibaho mu bihe bitandukanye. Kibaza ico baba bari barashimye, kibaza n'ico babagaye cyo bakura ku Mana, kibaza ico bari baramenye cabateye ububyutse, kibaza n'ico baregerese cabakuye mu bubyutse, kibaza ibyago n'amakuba bo barahuye nabyo biruta iby'abandi ngasanga ntabyo. Kibaza ku nshusho zitandukanye abantu baza bagenda bagaragaza ubuzima ku bundi. Umutima ukambwira ngo kudasobanukirwa ibyo urimo ubuhuye n'ikibazo gikomeye, uzugenda urugendo rugushaririye, uzuba mu gakiza kakuvunye. Nico gituma Satani yaturungurutse akamenya bene abo. Satani atinya hano cyane, uzuza mu materaniro agasigara hariya. Yabanditseho Matayo aravuga ngo umubivyi ngo yasohokanye imbuto, ngo agiye kuzibiba, ngo ariko zimwe zihanutse ngo zigwa mu nyoni mu nzira y'inyoni hadatwikiriye nkaha ku buderure kuko abantu batasobanukiwe ibintu, batabigize ibyabo, batabitinzeho, baza bashakira Imana mu ndirimbo, bakayishakira mu nyigisho, bakayishakira mu mpano. Imana ni ikintu cihariye gitanga ibyo byose kubo yabigeneye. Niwe uzutanga ibyo, ariko ibyo sibyo bimumenyekanisha. Niwe wabihaye abantu, ariko Imana ni Imana. Buriya nubwo tutohaguruka ngo tubwirize isi ifite ubwenge bwinshi yobwiriza abantu bagakizwa, kuko ni Imana ishobora byose. Matayo aravuga ngo iryo jambo ngo rigwa mu nzira ritorwa ngo n'inyoni rirashira.
izo ngo ni kategori z'abakristo bamwe muri iki gihe bahora babwirwa amagambo y'Imana ariko ayo magambo ntahagarare mu mitima na gato. Bagisohoka hariya inyoni zirabategereje, ijambo zikaritora, zikarikuramwo zidasigaje na rimwe. Bimwe mu bimenyetso bya bene abo bantu kibaza bakuru kandi ntibagira ico batinya, kibatinya Imana n'abantu, kibaza bahinduka, baza bagumuko bakazagaragazwa no gukura basubira inyuma. Kuko ico twita imbuto z'umwuka ni imbuto zimera ku giti cy'umwuka kiba mu muntu. Iyo umuntu atuzuye uwo mwuka nta mbuto nimwe y'umwuka yera, kuko iyo mbuto nta handi yo kurira, ikurira ku mwuka kuba wakiriye. Ni ukuvuga ngo ibitera ifumbire umwuka w'Imana muri twe nuko umuntu arya gahaga, kandi ibyo kurya byacu nukurya ijambo ry'Imana muri twebwe. Arandika aravuga Matayo ngo bamwe ngo bameze nk'uko kumubibyi wahanuriye imbuto mu nzira, inyoni ngo zikazitoratora rigashira bakaguma uko bameze. Abakabiri aravuga ngo rihanukira kurwara kwibuye, umutima utazusenga, umutima utazawicuza, umutima utazurizwa n'Imana, umutima utagira toba, umutima utazuca bugufi. Aravuga ngo bene uwo mutima ubw'ijambo rigezemwo, ijambo ry'Imana ngo rigezemwo, ngo ntirizarikura ntirizaribonaho rishinga imizi, ngo rizaryuma rigashira. Nzandeba mu makanisa aho tuba n'ahandi tutaba, aho umuntu ageze ugasanga umuntu azahera mu kwezi kwa mbere akagera mu kundi kwa mbere mu materaniro atarishimye, ugasanga nta munsi aranezerwa ngo ahaguruke agaragaza izuzuye umutima. Azaza akicara agataha, umutima n'urwara, ntubamwe ifumbire, ntubamwe amasengesho, ntubamwe kwihana, ntubamwe kwicuza, ntubamwe kubabarira, ntubamwe Imana. Araho umutima wabaye nk'ibuye. Matayo aravuga ngo imitima izo mbuto iyo ngo ziguye benaho nuko mbaye mvuga ntahaye yumva ntaho ryomerera, umutima ngo kaba nkuko kibuye. Aravuga ngo iza gatatu ngo zigwa mu mahwa. Umusobanuzi yaravuze ngo zigwa ngo mu bakristo bagira inshuti mbi ziza zibaganiriza ibibi, ngo niyo mahwa azaniga ijambo ry'Imana ngo ntirikure. Mwasohoka aho kukubwira ibikunezeza, akakubwira iby'ubusambanyi, akakubwira porono, akakubwira ubwibyi, akakubwira amafuti, umunezero wari ufite, amahwa kariniga rigashira. Aravuga ngo bene abo amahwa ngo azaniga ijambo rigashira, ngo ni ibiganiro bibi. Haleluya! Nico gituma abanyabwenge bavuga ngo nugira inshuti mbi uzaba mubi. Mbwira inshuti yawe kubwira buriho. Yugendanye n'abantu tubahindure bazaba guhindura, niko bizabigenda bimera. Aravuga ngo kubw'amahirwe imbuto zimwe za nyuma ngo zigwa mu butaka bwiza, ngo zirakura zirera, ngo kandi zera imbuto nyinshi. Timuruzi uko Imana yatugize Imana nuko tutasobanukiwe ibyo. Dufite imbaraga zo gutegeka ibintu bikimuka, dufite imbaraga zo gukingura ibintu bikinjira. Nukuri nta kintu kiriho muri kino kinyejana cyo gukoresha tudashaka kumbaraga. Zaburi yabiririmba neza 82 Zaburi uhere ku murongo wa 4. Haravuga ngo nije wavuze ngo mwese muri Imana kandi ngo muri abana bisumba byose, nubwo ngo muzapfa nk'abantu. Uze kuhasoma nije w'Imana wavuze ngo mwese muri Imana kandi ngo muri abana bisumba byose. Imana umunsi umwe yaraje yegera Kayini ishaka kumumenyesha uburenganzira n'imbaraga yashize mu mwana w'umuntu. Iramubwira ngo Kayi, ndi mu kukwitegereza kabone icaha ko kiri tugatugira ku mutima wawe, ariko ni ibyawe kugira ngo ugitegeke, kandi nukora ibyiza uzemerwa. Haleluya! Urimwo potentialite, urimwo imbaraga zo gutegeka no kwimura. Kubimenya nibwo buzima fisama horadashira. Haleluya! Bibiliya twasomye yavuze ngo njewe Uwiteka
niwe mugabane wanje. muri ko muragenda muva mu bihugu muja mu bindi bihugu, ariko ndagira ngo nkubwirire ijambo ngiye kwicara. Nta wundi mugabane, nta yindi nshuti, nta bundi buhingo, nta yandi mahoro y'umutima wawe keretse gusobanukirwa ukemera ko Yesu ahinduka umugabane wawe. Yesu niwe tuza turya, Yesu niwe tuza twambara. Muri rinzi umwe yaravuze ngo Yesu ni furaha yangu, ngo amejaa pendo kweli, ngo anaweza kusimika kila mwenye udhaifu. Anaririmba aravuga ngo ananipa hata ujasiri, nguvu, raha na faraja. Bwana sifiwe. Imana niwe mugabane. Mu butayu tubana nayo, mu mwero tukabana nayo, mu bupfubyi tukabana nayo, no muri byinshi tukabana nayo. Haleluya. Kubimenya, Bibiliya yavuze ngo kumenya ibyo ni igitangaza kinini cyane. Gusobanukirwa ibyo, kumenya ibyo byonyine gusa ni igitangaza kinanira, ariko kutamenya ibyo no guhumirwa, ugapfa. Zugenda waravunitse, warashengaguritse, kandi ukarushwa n'ibitari bigikwiye kukurushwa. Oyaye, gusenga si ukwamiriza. Oyaye, gusenga si ukuvuga ku ndimi. Oyaye, simbirwanyije. Gusenga ni ukubwira icyo uhasengera amakuru y'ukuri. Uri muzima ukanuye uhaye ureba, ni ukubwira icyo uhaye ubwira amakuru y'ukuri. Nimba ari Satani yaguteye, uzuyibwira amakuru y'ukuri yanditse muri Bibiliya, amakuru wamenye ko ari ukuri. Bibiliya iravuga muri Yesaya, iravuga ngo uyu Yesu w'intimba zacu yarazikoreye. Iyo ni imvune yo mu mutima. Aravuga ngo intimba zacu ni ugushengagurika kw'indani kutabonwa na bose, kandi ngo imibabaro yacu ngo niyo yishizeho. Imibabaro yacu Yesu ngo niyo yishizeho. Guhemurwa ngo no gushinyagurirwa, wari ukwiye kugira igihe icyo ari cyo cyose habaye impamvu zotuma ushinyagurirwa ukanahemurirwa. Bibiliya iravuga ngo Yesu yabyishizeho. Aravuga ngo indwara zacu zose nizo ngo yakubitiwe. Bibiliya iravuga ngo yarakubiswe ngo kugera ubw'Imana yerekerayo, ibona ngo Yesu yabaye icaha, ngo kuko yikoreye ibyaha by'abari mu isi byose. Imana ngo irahindukira, ibona ngo Yesu yabaye icaha, yerekerayo. Yesu ngo amurebe, abona ngo Imana yerekeyeyo, abona ngo n'isi kiramutera amacumu, arataka. Aravuga ngo elo elo lama sabakitani. Aravuga ngo Mana yanje niki kikundekesheje. Aravuga ngo ariko mu maboko yawe ngo niho nshize ubugingo bwanje. Aravuga ngo byose birarangiye. Ni ukuvuga ngo habe ngo na cost depense yari kwiriye isi, irimo inuma n'intungura n'inka n'ihene n'ibitambo n'ibindi. Depense cost yose yasabwaga umwana w'umuntu. Aravuga ngo igihano kiduhesha amahoro, depense yose. Aravuga ngo ibyo haleluya. Aravuga ngo ibyo yarabitanze, yarishuye. Haleluya. Yesu yarishuye. Nuzaza uje gusenga, Bibiliya yatubwiye ngo imbaraga z'agakiza no gusobanukirwa, nta bindi. Oyaye, sukwirirwa tugira gutya, no gusobanukirwa. Uzubwira Satani ngo Satani, Yesu amelipa deni, ndikiti sina deni. Yesu yarishuye. Uyu mubiri uhaye ugora, Yesu amelipa. Yesu yarishuye. Yawukuyemo indwara arazikubitirwa, awushiramo ubuzima. Yesu yarishuye. Nta deni, nta kintu tubazwa. Yesu yarishuye. Imbaraga z'agakiza, gutinda mu gakiza, kuba mu gakiza, kutanyeganyega mu gakiza, kudahinduka mu gakiza, ni ugusobanukirwa ibintu bamo. Nukuba wumva ibi bintu.
asuguhuruduka sugusirimba cyane sugusimba si haleluya ni byiza birakabaho gushangiriya iyo mana yacu ifite ico yakoze tutayinejeje muri ibyo ntaco tuba dukoze ariko before that mbere y'ibyo no gusobanukirwa ico duhe dukora erega twonamenya neza tugasobanukirwa hari n'ibyo koreka tutarasenga kuko c'est notre droit n'uburenganzira bwacu hari n'ibyo twica ngo ko turiyiririza ibyo twahawe tukaguma kubwira Imana ngo duhe ibyo waduhaye kutamenya haleluya nguko mwabantu mwe mwabahungu mwe n'abakobwa twirinde muvuma zo guhuruduka zo kwereka abantu zo kwisaza mu materaniro zo kwigira ibintu no tuba abantu makuru tube bacuwa tumenye ibintu duhagarare ku kuri kandi nitubimenye tuzabikora neza Imana ibafashe kandi Imana ibahumuje amen.